Badirama ngenda umukada nta kintu umuvugaho, Badirama utazi yava ntamenye yajya, Badirama kwanga igihugu cyamubyaye cyamuteye iteka, yarangiza akagera Imana yatwihereye y'ubuyobozi bwiza akabwandagaza agatinyuka, akaba ari no kubwandagaza yigize nk'umuntu wasaze. Ngewe umukada ubutumwa namuha, we rugajurigane, iyi ni last warning, erega umuntu nibapfa kumwirukana noneho tubigire warning ya gatatu. Ariko buranga impamvu nabasigame ngo arukuna agiye kuno kwigendera ya none se sisezerano none se nafite ubukwe uzikaje ndi breaking iri yankura aribwo namenye ko rugajurigana ahembwa miliyoni 4 ku kwezi. Ntago rugangura Axel yamaze kubwira abantu bazamwambarira, harimo no yabwiye ukora kuri DC w'inshuti yanjye wamaze kubimbwira, kandi noneho kuri DC Yes, reka nsuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho ahanga kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa, Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu yaba diaspora. Gubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV, ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ubikore, tujye dukomeza kubana umunsi kuwundi nk'ibisanzwe. Kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Emilie, nkuko dutuwe tubana umunsi kuwundi, naho imbere ya kamera nakiriye intare Daddy twareranywe na kwivuko mbashimye Imana nanjye Kabaka bamwite Mikabaka, uru wanjye twarabanye twacanye mu bintu bikomeye, kwidemarika biragora, by'umwihariko ngiye nagusanze tumenyana bwa mbere duhujwe n'imipira, nsanga abasiniya bose noneho muraziranye, ariko nanone utaridemarika. Uziko turi mu bantu bihariye, burara akantu twihariraho kuba n'akantu ka football mena showbiz ukamena na sport. Urabona abanyamakuru benshi ba sport ntago bisanga muri showbiz, abanyamakuru benshi ba showbiz ntago bisanga muri sport. Iyo ufite izo tushe, umuntu akubaje muri aperi wavuga ibijya mbere, umuntu akubaje mu matransfer ano bari amabomo, abanyamakuru bamwe bahindura ibitangazamakuru ukazisangamo ukanariza showbiz. Ndabizi urwego rwawe za Kigali Universe urarayo, ubariza Green Ronji teyamo nono wahinduye mu rugo. Ni ikintu kiba gikomeye, ni ikintu twishimira, by'umwihariko ngewe urumva nasanze uziranye n'abantu ariko utaratangira kwitereka. Imana irankoresha imbaraga, nanjye mu bushobozi buke nari mfite, kuko urugendo tuba dufite rubari runini aho dushaka kugana intumbero zacu. Noneho ukabona n'umuntu yenda utungiye agatoki cyangwa ufashije gukora akantu ukabona ahise yijandika, ukabona ahise afatiraho. Ngereka nkubwire ni ubwa kabiri nshimye Imana. Ubwa mbere ngiye nashimye Imana ku bwawe nubwo wari wateretse witwa Angeli Mutabaruka muri interview. Nshimye Imana pe, ndavuga ati umuhungu wanjye ni ukuri, kandi koko nibyo umuntu wawe yateye imbere, ko n'abandi se batari abacu ko batera imbere. Ubwa kabiri n'ubu rero ndi kukubona uyoboye Huza ati 250. Naho nahise mvuga atabazima barahiye, reka ya myambi aba Debeni, ya myambi aba Melody ugendane nayo bihera hanga. Nyine umuntu yari mu rugo rw'abantu ushize wanteje abantu oya ibyo yenda nituze kubicamo dore ko byarangiye. Ariko Umunyarwanda yaravuze ngo urushyize kera bigaragaza duwaye. Ariko nanjye narabisobanuye, ndababwira ati twari tuba turi mu kazi rega. Oya nta kazi bajye babyumva, none se twakora. Kandi buriya ni abantu bakwizera, ukabona hari inshingano baguha, ukabona bari kukwegereza, nabyo nundi mugisha mu bundi buryo. Nubwo nanone kubivuga atari byiza, ariko nanone hari igihe ubivuga bikabyara undi mugisha wiyoberanyije. Y'abakunzi bacu ndi kubabwira ati hari Emi Kabaka witeretse, bashaka izi service wacengeye ku matere, nundi mugisha. Ariko ntibibe bingana bitewe n'umuntu uburyo ashaka gushepinga inzira ye, abantu bagomba kubana. Ibyo nabyo nyine n'Imana igenda ibigena, ariko so far so good.
nukuri umeze neza none nsigaye nkubona wambaye neza naho gatabazimu bahiriye rimwe buriya nari nzi ko boss wahuza 250 ari umudiaspora kandi ari iyanjye kumbe nemi kabaka twicaranya bana we ageze ukancuka ukambwira ati nyaboneka enda ntera iteka oya yamba ngomba buriya nshobora kuzakubona kuri Jaras official wancukaga ngiyi ni yawe oya reko buriya rego none se ugira ngo Jaras amaye amafaranga urakoze byose na amafaranga hari n'abantu bazana ceno bugacya akayigurisha akisubira gukorera abantu oya ndabyemera nakagiga cyangwa ako si kamera yakasa mutwe kurura hoteli yo ubwo kavuga kari wo yigondeye nanagakodesha nayigondera ntuzi babakire bawe se wigeze kunyereka ku Gisozi hamwe hose unyereka umuryango kuwundi oya baraba dutangire mbwira abantu ko nta handi hantu ho kuba wakambarira ushaka kwambara neza ukagenda wambaye imyenda ikubereye nta handi hantu wakambarira uretse kwa Socrate outfit narabibonye uri kumwamamaza Socrate se afite gahunda Socrate bameze neza none se agira ino service yo kwambika abantu bakaza gusubiza ibintu batabiguze ibyo ngibyo nabyo mba njyambwira abantu kwa Socrate ushaka kujya kurya amafoto ushaka kwigira mu kirori njewe mu imyenda iminota 40 nifata amafoto meza cimaka ku mbuga nkoranyambaga nese niwe wakwambitse oya njewe mba naraguze oya ni wewe waraguze takoze mu bintu wambaye igikabutura cyambaruye no sinzi nimba yenda abanyarwanda no nawe nukugura ibaro nka Diamond none se subize rega mbafite abo ndebera urabona wambaye ijiri nziza bafite abantu ndeberaho arige wankomye waguze garderobe Yesu we Jaras naramubwiye ati nyaruka nguheho akambwira ati ko tutangana urabyibuka waguze garderobe ni baro kabisa narayicyuye tuvuye ahantu baguhaye miliyoni Yesu we nahise ngura mibaro ya ndabyibuka riraje wineza abantu Socrate akorera he yego na handi Socrate akorera ni hani Remera mu Giporoso uvuye kuri gare umanukaho gatoya mu marembo ya gare ni hari akorera ni kwa Socrate outfit uramutse umukeneye IG ni Socrate outfit TikTok ni Socrate outfit nimero zura zifite ikindi ushaka wamuhamagara kuri 0788052525 rero ikindi kintu nakubwira ahantu hambere yo kuba wasohokera muri uno muji na handi ugenda ugasanga hameze neza uretse muri the midnight Barakase ese ni wowe celebrate anniversary yawe ntago nayiserebriye mu rugo kwa Queen uri kumwe n'ikiremwa se nabonye amafoto wihengetse ayandi wihenguye avuga ati Barakara gatoye muri irijo kwa Baraka twasereburiye ya Kingira ahubwo iyanjye nayisereburiye kwa Queen ko nari ifitanye ikiganiro na Queen nakuruye n'umuvandimwe se Queen niwe yakujyanye kwa Nizo harya ninde wamujyanye kwa Nizo baraturanye rega buriya none se nta rukundo rurimo buriya ibyo ngibyo nzagenda mikubwira nyine nta rukundo rurimo yego cyangwa we nakazi ni nka kwa kundi mikina Regis byarakaze none se ubu Nizo muri Urban Boys ubu yanya nabona ari kuzamukira kuri Queen iyanya muri tayari ikintu mwamenya ahubwo ngiye mbabwire ko abantu bitegure cano vuba Nizo kaboss ariko witonde hari podcast yari yaraje ya Nizo sekiba ayikubitisha inkuba ibikoresho barabyibye none se Nizo widemaritse yabuze ibindi ahitaho so ubundi yagutira kwari kumutiza ukajya unyaruka ukamudemarira rero mbabwire ko nta handi ho kuba wasohokera uretse muri the midnight vibe niho hantu hambere ugenda ukamererwa neza wasanga vibe ikintu cyitwa chicken rice bamaze gucimaka ejo ndi banyamabondi hene bariye cyitwa chicken leg ikintu kijyanye n'ikidari hari uracyasanga kimeze neza ese biriya banyamabondo bariye nibiki ni ihene koko ni ihene yose se cyangwa igice ese niwabonye ko nyine ari iki gihe kigutya ni igihimba ubwo rero muri the midnight niho ugenda ugasohokera ukamererwa neza Barakara gutamitse neza oya usibye ko midnight ni heza haragutse abantu barahakunda kubera vibe igikoni cyaho ariko na Baraka akunda abantu everywhere nakubonye mwagiye gusangira mwidemaritse we
mwapanuwe abanyamakuru cyagiye cyo gusangira ntago nagiye arya si iminsi mikuru ntago nagiye ura narindi kuri aka kabora ahubwo aribwo ndi kukagura nyine nibwo narindi kukagura kandi ubu wabona mwenyewe uri kuri kamera atankunda uri inyuma y'uyu mushinga ajye bankundisha ukagatiriya n'imbaka inyuma y'uyu mushinga aranyemera oya reka mu butumwa nago wakunda Emingo wange oya reka mu butumwa ukuri umwe mu bantu uri mu bantu ba mbere sibyo ubundi ngiye nkwita dade urabizi ndabizi oya nana yaramfashe ndakublessinga kandi nawe uracyamblesinga niyo mpamvu mba naje kugushyigikira ngo kunda ukunda kugize utayikundira abandi cyane cyane ngo ukunda tegeko rirutiri ayandi yego ndashaka kukwinjiza mu mwandiko neza turashaka kwiga ikijyanye n'urukundo kunda abagenzi bacu nk'uko twikunda bosi nankundira Emikabaka amenye ko nanjye abankunze amenye ko abashyize umutahe ku byo nubatse ku bintu byanjye ku muntu wanjye yego ubu butumwa bumugereho amenye ko wacengeye muri showbiz amenye ama press conference ariko yabonye ziriya nkuru zo ku matere ngo za Kabarondo ngo urongeye ngo urakubanutse Gicumbi atekereza ko BTN iriya nkuru itayishaka Radio 1 ntayishaka na Hero Valence Nepo ntayashaka menya ko biriya bisaba umuntu widemaritse ntago tubyuka tuzana inkuru twahikura umuntu wari ufite izo contact ukisanga kuri ziriya nkuru za tele zagiye zitwikira ba Emirene akamanuka za Nyabugogo akihurira n'abana agatereka ba Karyuri agatereka ba Bunani inkuru zo ku matelu zikuramo umugisha ni handi usanga usuye umuntu wagize ibyago cyangwa ufite uburwayi ugasanga baranakublessinze mani guha umugisha dore watabarije uyu muntu guma muri uwo mujyo rero Kabaka sawa sawa mukada ndashaka duhite twinjira mu mwandiko rero mukanya utangiriye kubijyanye na siporo ndashaka uri umwe mu bantu bishuti n'uwitwa Rugaju Rigani uri umwe mu bantu bagiye mbona keshi uvugira icyitwa SKFM sibyo ndashaka uze kumbwira intambara iri hagati y'umuntu bita Rugaju Rigani n'uwitwa Lorenzo baje gupfa iki ko twigeze twajya tubona imishinga myinshi bayikorana tukabona ahantu heshi bagenda bablessingana umunsi wa none bakaba bari kurebana y'ingwe ikindi kintu ndashaka icyo ni kimwe icya kabiri uri buze guhita unyinjiza muri SKFM mu minsi ishize twabonye intambara y'icyitwa Isibo Radio ndetse na SKFM ndashaka uze kumbwira se aba bantu bari gupfa iki Toto Boy n'umuntu wawe yitwa Bruno abo bose n'abantu bawe turagenda twinjira ariko amabanga ugiye kuyamene yewe go Toto Boy the number 1 uriya ni intare n'uwanjye guhera urakoze cyane Rugaju ndetse Lorenzo ndagira ngo tubanze dufashe abantu badukurikiranye kugira ngo bumve impamvu ibiganiro ku mateleviziyo n'amaradiyo amasaha menshi afatwa na siporo siporo ni rusange tuyihuriraho iyo waserebuye iyo ushaka kuruhuka iyo ushaka kugira ngo univure indwara zimwe na zimwe ujya muri siporo siporo rero ni icyita rusange hano mu Rwanda kubera abantu bayikurikirana uzacunga ibiganiro bya siporo byinshi biba bifite amapublicité menshi kurusha n'ibya showbiz ariko nanone ndagira ngo nigisha abantu ko showbiz yateye imbere kurusha siporo muri ubu buryo ibiganiro byinshi bya showbiz ubusanga bitaramba kubera ko uyu nguyu yaravamo ejo agesezerano yenda ya Remarito arongorwe sezerano cyangwa se yararisu nibyo bari kunyumva Remarito ameze neza yibereye Arizona yego ukabona ejo umunyamakuru wa showbiz avuye kuri iki gitangazamakuru hari Diwo Nziza yenda ya Katege Stave na Yago yagagahita ajya kwikorera Emirene yarafite Diwo Nziza na Philipita muri The Choice agiye kwikorera iryo niryo twita iterambere kurusha babandi baguma ahantu hamwe barangiza ntibikorere bagakorera rubanda ni byiza gute ku ruhande rwa siporo ni byiza gute kubera ko babandi baguma hamwe bagahuza imbaraga mu gihe abashowbiz ho bateye imbere harimo amafaranga bari kuyabona bakajya kwikorera bakishorera ariko bagatandukanya imbaraga ibaze mu Rwanda dufite ikiganiro cya showbiz kimwe kirimo Yago kirimo abo bakatege Stave kirimo baraki ukabona ikindi kirimo ba Philipita ba Emirene ba Uncle Austin byaba ari inkuba ariko buri wese ari kugenda
asepara imbaraga kugira ngo yigire muri siporo ho baba bari hamwe ubusanga nimba ari Leonidas na Mutangazaje na Faustinho bahuje imbaraga buri wese agiye kuri YouTube channel ntago ari uko byaba bimeze ukabona Radio Rwanda ifite Rigogo umaze imyaka 6 akora ashaka icyo gikundiro bafite ugasanga Rigoga akubise imyaka 6 kuri RBA ukabona Rugangura amazirenga 10 ukabona Rugajurigani nawe agiye kugwa muri 6 ugasanga rero abo bantu iyo bashyize hamwe bahuje imbaraga bahuje abafana bahuje igikundiro live yabiragwa mu bihumbi 10 nufata jari kukamuha platform ye ugafata abayingana ukamuhiye ugafata Castar ukamuhiye n'iterambere bo bari gucyura umugati ufatika ariko nibahuriza hamwe barahita bakora ikintu cya danje bivemo radio nka BNB guhuza ko muri siporo kubaha imbaraga kukabongerera igikundiro gutandukanya amaboko muri showbiz bibaca intege ariko nanone umuntu ari kwinjiza bisobanuye ngo showbiz iteye imbere kuko abantu bavamo bakigira kurusha siporo ntago ari benshi bashinga amaradiyo ntago ari benshi bagenda ngo bashokane na YouTube cyane ko aba diaspora kuko aribo baduha ayo mafaranga ntago bakunda siporo kurusha inkuru za showbiz za Karabaye ukabona rero icyo ni ikintu abanyarwanda bagomba gutandukanya bakamenya ko showbiz iteye imbere ariko nanone together we can abantu iyo bashyize imbaraga hamwe bacivinga ibintu bya danje aho niho Sam Karenzi rero yidemarikiye nawe ajya mu murongo byagenze gute kugira ngo tubone Rugaju yagiye afata Lorenza akamujyana mu naringiye kuhagera narimereye kuri Sam Karenzi ari demaritse arebe ateye ikirenge mu cyabajado Castar azanye umujyo wo guhakaza abandi ariko nanone ashyira imbaraga mu kuzana babandi baberite kurusha abandi uko utera imbere rero hari abantu bakugirira ishyari nkuko abivuga iyo uteye imbere hari inzira uba waraciyemo zikomeye wakuyemo amafaranga iyo Toto Boy yiteretse akavuga ati Sam Karenzi uyu naramureze iyo Taifa avuze ngo Sam Karenzi yabaye umukozi wa Toto Boy iyo tubonye Sam Karenzi avuga ati nyabuneka bari kundwanya kubera ndi gutera imbere nawe nagarinjije arahana bari kubikura amakuru aragenda ese ubundi kubera iki Karenzi ari uhora mu kanwa k'abantu Karenzi niwe wakoze ibi niwe waguriye Reyo niwe usenya APR dore niwe utumye itsindwa dore niwe wirukanisha aba president ba Reyo nukubera iki nabyo hari intandaro yabyo hari ahantu biba byaturutse ariko akagaruka ku kintu cyane nge nemera kivuga ngo ishyari bamugiriye ishyari abo ngabo bakugira ishyari bisobanuye ngo nabantu bari ku rwego rwawe abo rero nabo baza bagashinga ibyabo bakugiriye ishyari kugira ufunge bigende gute uri gutanga imisoro mu gihugu uri guhakaza abanyarwanda nanone ukavuga ngo ese hari indi urivugira ubusimusozi we wisuzumye wabona uri shyashya aho rero niho ninjira mu butumwa nkamubwira ati Sam Karenzi wanjye uri Fabrizio kukura breakinga ariko nawe abantu bagushinja kubikirumira habiri yego oya tubagarire yombi ntago tuzirizera nirizarumbe miwanye nanjye munyigireho kubera ko Jado Castar nimbonera iyo yidemaritse araza akakubwira ngo ndatereka The Ben ndatereka Melody utera Knowless kandi nanone muri sport akaba hari iyo turebye Rugajurigana ari kuri za tureke nigiye gusa no kuri RBA kuri RTV ni ushinzwe Sports Cafe iyo urebye amakampani agendana nayo umuntu nko wamutera uw'inyuma ukagendana nande Sam Karenzi rero ni Fabrizio nawe yariteretse hari ibintu byinshi ari gukora iyo ahanganye na minister yahanganye na president wa Ferwafa akamukuraho kandi yerekana facts ku meza iyo ngo irashinjwa amatiku mukada aho niho ngiye kwinjira nkabaza Sam Karenzi uri Fabrizio turakwemera ura breakinga ariko wisuzumye ntabwo akiburekinga ese ko ashaje Sam Karenzi dore ikintu gihari Sam Karenzi ngiye mwemera nk'umunyamakuru mu banyamakuru twageze aha ngaha mu Rwanda yari umwe mu naka kanya abishaka yabikora nyine ndabizi neza ko Sam yarabreakingaga natwe twese tugagwa ngo abanzi be rero bari kumumena sango bakamukura mu murongo umva ubutumwa muha Sam Karenzi urarenze siporo ntago isobanuye football munyumve neza siporo ni uruhurirane rw'imikino itandukanye ntago bisobanuye ngo siporo ngo egare ngo football bava kuwa mbere bakageza kuwa gatanu bavuga foot ibyo bintu turabibagaye ese Karenzi yisuzumye nk'ubu muhaye Kabaka
akamubaza ati tubwira umukinnyi wa mbere mu koga hano mu Rwanda, yamumenya. Inde Karenzi. nawe yamenya. Tubwire ikipe ya Rugubi y'u Rwanda igeze ifite ibihe bibazo, yabimenya. Ntabyo yamenya. Ese koga si umukino? Ni umukino. Natasiyo. Ubu yawutubwira. Ubu ibibazo biri muri Federasiyo ya Cycling, anatwinjiza muri Tour du Rwanda, yinjiza muri gym, nayo ni imikino ngororamubiri y'iki. Ubu wabona atanabizi ko gym ari siporo. Ibyo nabyo mbifitiye ubwoba. Oya, nabyo mbifitiye ubwoba. Samu Karenzi waricara akavuga ati twebwe turabomora, dukeneye umufana, dukeneye ko YouTube itumbagira, barani bari kuri Spotify, ko bacururiza kuri imana, yo mpamvu bakora amatiku. Yego nibyo ngiye kwinjiramo. Bakiri kuri Fine FM, aragiye Coach Gael aramushuka, bafungura website ngo hazahaca biriya biganiro. Ntago yamaze iminsi 30, yamaze 29, wa 30 babona barebwa n'abantu 14 baturumbuka. Bari bagiye ngo ku bya website urabizi ibintu byaye byarateye ngo barabona men, bagarutse YouTube agahita avuga ati yenda thumbnail reka nkireho Rugaju, noneho tumuvuge akantu k'umunota umwe, abantu tumushyire thumbnail, abantu baraza kumva ikiganiro bakuruwe na Rugaju. Reka dushyiraho Taifa, tuzana akantu k'itiku gato gatuma aba YouTubers baza kureba. Umuhungu wa Ntuza ni inshuro bamunyuzeho akaza akavuga ati ndabagubanya ozo munsi ngo babantu ngo bavuga ngo bimenamo amayoga. Taifa ngo babantu bavugira muri za saro, ngo twe tuvugira muri studio, akaza habaye imbaga. Ejo bakongera akavuga ati reka dushyire thumbnail yo Jarike, tuvuga uburyo yari amafaranga yo muri Reyo, haraza gushya. Ejo akavuga ati Toto Boy, ubwo ni ubu YouTuber kwaje nimba ukunzwe wemereye aba YouTube. Birazwi ngo iyo babonye live y'ibihumbi 4 ngo akazi kabo kaba karangiye. Bivuze ngo SKF mu bantu bayishinje none se birirwa baromarika babiyama kuvuga abantu. None se RMC yohereje impapuro zingahe? None se murangira w'umuvugizi ntiyageze akabahoninga. Ariko ngo Scovia ngo kira kigo ngo cyaramuruse. Turaje tuwagere asigana tumiza inama abanyamakuru bamwe bakanga kujyayo. Natanga gasopo. Oya kandi turi kwinjira mu mahina. Scovia nk'umuyobozi bakanga ndaje magere. Ibyo bintu tukabigaya Samu Karenzi. Injira muri Federasiyo ya basket yenda, injira muri volley tubwira ibyaho, injira muri Rugubi tennis, urabizi ukuntu igendana n'imirongo migari y'igihugu. Wiheranwa na siporo nuyizamo, wiyizamo umenesha Tadeyo kubera ko afite igihe cye yandikiwe. Wiyiza umenesha nde yenda Kafori cyangwa Minister afite ibyo yandikiwe. We tanga ubutumwa, wikipanga, wirahira, wihangana. Akagira nawe abakozi be nabo babishoboye, babagendana mu mujyo ngo arukuno ngo Karenzi ngabanza ngo kubahereza mu gitondo inama urambaza gutya mbanze makane nange ukomeze unshyushyu nzamurunye inginge bitende kuri bomo. Ibyo rero tukavuga ngo ko atari ko bendi bimeze, ko atari ko bajado bakora, bajarike ko barebwa, nta kintu twabigiraho. Ariko ugasanga Radio Rwanda nayo nabo barugaju rigani nabo barabomora muri uwo mujyo, ukabona yenda barabitire barabawoninze. Yego kaya kontu ukabona yenda Reyo iramwihakanye. Reka nkwibarize, abantu bakomeje kuvuga bati umukada wamaze kuba gihuha ngo urabeshya. Ejo muntu uravuze tuwitwa Rugaju yirukanwe muri RBA, abantu batungurwa no kubona ku cyumweru ababwiye ati duhurire mu rubuga rw'imikino ku wa mbere. Yego zira nkuru zawe bigenda gute kugira ngo ubwira abantu umuntu yirukanwe niyirukanwe? Uyu mwuga w'itangazamakuru ni umwuga ukomeye, tugenda duca mu bintu byinshi bitandukanye. Ni nayo mpamvu rero kubera ko tuvuga kariho, niyo mpamvu na Rugaju rigani abyuka akavuga ngo duhurira, kandi dusanzwe tuhamuzi. Nukuvuga ngo nawe hari amakuru aba yakiriye amubabwa ikibuno ntikicare neza, akongera akamenyesha. Wumvise bya byago duhura nabyo, umufana utabizi utaziza ndani bikaba. Can you imagine ko ngiye mukada mba mbizi yuko RBA buriya ni nko muri gereza. Buriya muri gereza nta muntu bashaka gusohora. Hakaba muri gereza gute Rugaju? Ndi gusobanura ntanze urugero rwa gereza. Buriya gereza ntago igipfa gusohora imfungwa muri weekend. Sinzi nimba icyo kintu kizi. Buriya na RBA ntago igipfa kwirukana umuntu muri weekend.
ko nta nama ibaho muri weekend nari mbizi ndagira ngo tugendane dufashe abantu batwumva nari mbizi yego ariko noneho kubera ishyano ryabaye kubera communication ziri hagati y'ibigo byombi yaba RMC yaba ubuyobozi butureberera yaba abo bashinzwe urubyiruko kuko abanyamakuru niho babarizwa yaba iyo RBA baciye iki kintu cyarananiranye ni gute abantu birirwa baterana amagambo bakagera ku mibonano bakagera mu kibuno bakagera ku babyeyi bakagera ku miryango bakagera mu makipe bakiba amakipe gore yego kandi bara bose barafunzwe nukuvuga ngo rero saba tagatifu nukuvuga ngo ahubwo iriya kese ya Rugaju yari yabaye nini amakuru arazamuka abantu benshi baranabivuga sinange ngenyine uri kumva kubera ko ari cyari gihari kubera ko ari ibyavugwaga kubera ko atari ubwa mbere woninzwe sibyo kubera ko hari n'ibyabaye ajya muri gereza nabyo ntibyagenda neza ariko Imana iratabara kubera ko igihe buriya kira kibazo na Sam Karenze yahuye nacyo azana Lorenzo avuga ati yenda dosiye irakomeye ndarikari ntazagaruka vuba Imana irabatabara nibyo byabaye no kuri RBA buri utekereza ko bakubitamo amezi 2-3 se byari byabaye kwisha aragaruka kubera ubuhanga buri ubuhanga ni ikintu kitubakinga cyane kandi ikindi kiza cyanamurokoye biriya bintu nubwo yakoraga tusha akavuga ati gore yirinze kuvugamo Lorenzo abaranariza baranavuga ngo ibi bintu byari kuba automatic dismiss kumwirukana biri direct igihe aya magambo yari kuba yayavugiye kuri RBA kwishyano ryo ryarabaye abantu bose barumira onye na video y'abana bari kuvuga ngo Lorenzo ngo ni gore ngo hoya ngorore warabibonye biriya ni ibintu bigize icyaha ubu uri gutesha agaciro umuntu ariko nyuma y'ibiba hari ibintu byinshi babiri imbere nimba The Ben bagiye mu gitaramo na Bruce Melody akabanza gukumira abana be ngo badakora sound check ni ukuvuga ngo nyuma yaho haba hagomba kuba ikintu cyo kwiratarapa bakabazana kandi utabimenye niyabimenye bagasibanganya hari imyanzuro hari ibintu tuvuga bikagira ibintu bihindura bikagira ibintu bikumira bikagira ibintu bikosora nicyo narindi gusobanura ku buryo rero ushaka ku breaking inkuru abantu bakagomeza kuyigaho kuko n'ubundi game breaking mu bambere bidakuye icyo kintu cyari cyavuzwe bidakuye ko abantu bahamagaranye bidakuye ko banamutegetse ngo hitusaba imbabazi warazibonye ntiwazibonye ku mbuga nkoranyambaga we Rugaju rigane iyi ni last warning erega umuntu nibapfa kumwirukana noneho tubigire warning ya gatatu ariko buranga impamvu nabasigamena ngo arukuna agiye kuno kwigendera ya none se sisezerano none se nafite ubukwe uzikaje ndi breaking iri nkuru aribwo namenye ko Rugaju rigana ahembwa miliyoni 4 ku kwezi wapi buriya afite kampani ebyiri ahemberwamo ukongeraho 700,000 byo ku gihe ukongeraho na RBA biragenda bikagwa muri 400 tarakira ya Karomba impamvu rero ataranagura n'imodoka nuko nyine yifitiye zo proti zo kugenda ubejo ninza nka breakinga sheri we bagahita bashwana muzaza muvuga tarabeye kandi mvuga kariho kubera iki ibintu aho nzabivugira ubuse Rugangura n'ibyarangiye ntafite sheri sisezerano none se niyatangiye kubwira abantu bazamwambarira nkubwiremo nka batatu ntago Rugangura Axel yamaze kubwira abantu bazamwambarira harimo no yabwiye ukora kuri DC w'inshuti yanjye wamaze kubimbwira kandi noneho kuri DC yenda ni korode hiti ejo rero bigapfa nimba tuje tukavuga ati umuntu bitaroki gutya na gutya madamu wa Sezerano bikaba bitaraba so kuvuga ko bidahari ibi nibyo byambayeho ndi kubabwira ngo DJ Bisoso na Nita Pendo bagiye gukora kuri BTN iyi muri mazamezi 8 Rugaju rero nimba woningwa nimba bibaye 1 2 3 n'ubundi umwana nukeburwa uyu mwana nukeburwa ni umuhanga ahubwo tumenye ngo nimba byahindutse niye mpamvu byahindutse nimba byabaye niye mpamvu bibaye ese byibuze umukada yarahari imbere yabivuze mu bambere ese namira mubabariye ese babonye ubwenge bwe babonye agaciro ke babonye ko n'ubundi na Lorenzo ari stubborn boy yari yaramumena
yamuvunaguye yamwandagazaga yamusebyaga yirirwaga amuvugaho ibintu kugeza ubwo bibaye n'intandaro ya rwarwandiko reyo yiyamarigani ari Lorenzo wabanje kurusora rugaje aravuga ngo birahagije nanjye reka nkumene umukada tugana ku musozo waburetse uwitwa Badrama ku mugoroba aratumbagiye aje Karayivu aba atangiye kwandagaza ubuyobozi bw'igihugu cyacu avuga ati icyitwa ngo waburetse mwumvisha ahangaha iyi telefone se oyo ugiye kubikinira bya Badrama se baburetse nkubwira ijambo rimwe Badrama ngenda umukada nta kintu umuvugaho Badrama utazi yava ntamenye yajya Badrama kwanga igihugu cyamubyaye cyamuteye iteka yarangiza akagera Imana yatwihereye ubuyobozi bwiza akabwandagaza agatinyuka akaba ari no kubwandagaza yigize nk'umuntu wasaze ngewe umukada ubutumwa namuha